Yes, ibihe byiza nshuti bakunze ba The IT King, nkomeza gushimira buri muntu wese wamajije gukanda subscribe ndetse wamajije kwiyandikisha nyine ku muryango mugari w'abadukurikira ndetse n'abo tubana umunsi ku munsi kuri iyi YouTube channel yacu. Nkomeza gushishikarira nawe mushyashya ugeze kuri iyi channel bwa mbere, ureba aho hasi yanditse subscribe maze wakandi kugira ngo izindi nkuru ndetse n'ibiganiro dutegura umunsi ku munsi bijye bikugeraho kandi bikugereho mu ba mbere. Amakuru yacu rero tukugezaho ni amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru aba ari kugenda avugwa mu binyamakuru bitandukanye bikomeye hano mu Rwanda, urugero nk'ikinyamakuru Igihe, Inyarwanda.com, Yegobi.com ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Ayo makuru yose tuyakugezaho kandi tukayakugezaho mu ba mbere. Ni inkuru rero yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru itari nziza ku bakunzi b'uyu munyamakuru, ni inkuru itashimishije abanyarwanda benshi, dore ko ni umwe mu banyamakuru bagiye bagaragaza uruhare runini mu bibazo by'abaturage kandi bigakemukwa. Ni umunyamakuru bita Mama Urwagasabo Scovia Umutesi, ngira ngo niyo mazina ye, ngira ngo mwese muramuzi. Ni umunyamakuru uzwi n'abantu benshi bitewe n'ibikorwa byinshi yagiye abakorera, ibikorwa bitandukanye birimo kubakorera ubuvugizi. Ngira ngo yagiye akorera abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda ubuvugizi mu bikorwa bitandukanye, kandi leta y'u Rwanda ikabikemura cyangwa se inzego zibishinzwe zikagira ikintu zihindura kuri icyo kibazo yari yagiye amenyekanisha. Twavuga urugero rw'iki kibazo cya Titi Brown. Ni umwe mu bantu batumye Titi Brown abona ubutabera, bikabasha kuba byanamurenganura akava mu buroko. Ndetse ntabwo ari Titi Brown gusa, ikibazo cy'abarimu nawe ni umwe mu bantu bagishyizemo imbaraga kugira ngo mwarimu yongererwe umushahara. Bamwita Mutesi Scovia, akaba ari umunyamakuru ukora ku giti cye ku kinyamakuru bita Mama Urwagasabo. Ngira ngo murakizi, ni ikinyamakuru kinyuzwaho amakuru atandukanye, yaba amakuru ya politiki ndetse n'ibindi byinshi biba biri kugenda bivugwa mu Rwanda, cyane kandi ko ari umunyamakuru nyine nk'uko nakomeje kubivuga ufasha abaturage kumenyekanisha ibibazo byabo ku bayobozi. Umwe mu banyamakuru nyine ujya uvuga amagambo akomeye, nta umwe mu banyamakuru twavuga ko atagira ubwoba bwo kugira ibintu avuga bidafite ingaruka cyangwa se bibangamiye abaturage muri rusange. Akorera abaturage cyangwa se niko twabivuga, kuko nyine ni umwe mu bantu bagaragaza ko ababajwe n'ibibazo by'abaturage, kandi nyine akabigeza ku buyobozi kandi bikagira ibintu bitanga cyangwa se change iba kuri icyo kibazo aba yamenyekanishije. Ni umunyamakuru rero wamenyekanye cyane, abanyarwanda benshi baramuzi, ariko ntabwo ari inkuru ishimishije nyine ku bakunzi be cyangwa se ku banyarwanda, cyane cyane ko hafi ya bose uyu munyamakuru baramukunda bitewe nyine n'uburyo akora ubuvugizi bwe cyangwa se abakorera ubuvugizi ku nzego zitandukanye, aho abaturage b'u Rwanda cyangwa se abanyarwanda badashoboye kwigerera. Amakuru ari kugenda acacana ku mbuga nkoranyambaga ni uko kugeza ubu ngubu tuvugana, uyu munyamakuru Umutesi Scovia ko yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ko kugeza ubu ngubu nyine muri uyu mugoroba nibwo uyu Umutesi Scovia yatawe muri yombi, ndetse akaba ari ubu ngubu tuvugana ari kuri sitasiyo ya RIB akurikiranyweho icyaha nyine. Nibyo ngira ngo ngusobanurire gatanu ku kandi. Icyo ngusaba ni ukureba video mpaka irangiye kugira ngo byose ubimenye, no gukanda subscribe nimba uri mushyashya kugira ngo inkuru ndetse n'ibindi biganiro byacu ujye ubibona. Uyu Mutesi Scovia rero nk'umunyamakuru ukora ku kinyamakuru cye Mama Urwagasabo, icyaha akurikiranyweho aravuga ko yavuze amagambo atari meza ku mfungwa z'insengero. Ni umwanzuro, ugira ngo murabizi ko nyine mu Rwanda insengero ziri kugenda zifungwa, aho kugeza ubu ngubu izirenga 650 zimajije gufungwa, aho bavuga ko zitujuje ibyangombwa bigiye bitandukanye. Ni umwanzuro watanzwe n'abayobozi mu Rwanda kugenda bafunga insengero zitujuje ibyangombwa. Uyu munyamakuru nk'ibisanzwe umwe mu bavugira rubanda kandi ibibazo byabo akabasha kugeza ku baturage, yinjiye muri iki kibazo, ariko kugeza ubu ngubu nyine biravuga ko ayatawe muri yombi bitewe n'ibyo bintu yinjiyemo cyangwa se n'amakuru yatangaje ku kinyamakuru kiwe, amakuru ajyanye n'ibintu by'ifungwa by'isengero. Amakuru bivuga ko yababaje abayobozi bo hejuru, maze kugeza ubu ngubu nyine uyu munyamakuru akaba yatawe muri yombi. Ni inkuru itashimishije abakunzi b'uyu munyamakuru, dore ko nyine umwe mu bantu nk'uko nakomeje kubivuga ukora ubuvugizi ku banyarwanda ndetse n'ibibazo byabo maze bikabasha gukemuka. Kuba yatawe muri yombi, urumva rero ni igihombo gikomeye yaba ku baturage b'u Rwanda ndetse nyine n'abanyarwanda muri rusange, kuko ni umwe mu banyamakuru bakoraga ubuvugizi ku kibazo cy'abaturage nta zindi nyungu abifiteho. Bimwe nyine mu byo bavuga ko nyine byatumye afungwa ni uko
ari amakuru yavuze cyangwa se ibintu yatangaje abinyujije kuri YouTube channel yiwe bitari byo cyangwa se bibangamiye umutekano w'igihugu kuri iki kibazo cy'ifungwa z'isengero, akaba nyine ari byo akurikiranyweho, kuko ibi bintu byo gufungwa by'isengero ni ibintu abantu bakwiye kwitondera, kuko ni umwanzuro waturutse ku buyobozi bwo hejuru kugira ngo barebe ko baca ikibazo cy'abasikama ndetse n'abantu bita abakozi b'Imana kandi ari abatubuzi. Nyine ni nabwo uyu mugore nyine nawe yabigendeyemo, uko nyine yatangaje inkuru kuri YouTube channel yiwe. Amakuru yatangaje nyine avuga kuri iki kibazo, avuga ko leta y'u Rwanda itakwiye kuba yatuma abaturage bafungirwa insengero, dore ko ngo insengero ari kimwe mu kintu nyine ngo gikenewe mu gihugu. Avuga ko ibintu bari gukora atari byo, nyine bisa nkaho ari guhinyuza umwanzuro watanzwe kandi waratanzwe n'abayobozi bo hejuru kandi barawutekerejeho. Bavuga ko nyine akwirakwiza aya makuru ari mu bigumura abaturage, maze bakabasha kuba bishobora gutuma abaturage bigaragambye kuri leta bavuga ko bari kubabuza uburenganzira bwabo. Nyine ayo niyo makuru akurikiranyweho. Nyine iki cyaha gishobora gutuma nyine nk'uko bakomeje kubivuga, bishobora gutuma abaturage bigaragambya cyangwa se bakivumbura ku butegetsi, kuko bavuga ko babuzwa gusenga, aho nyine mu gihe we avuga ko ibi bitakwiye, ko bagakwiye kureka abaturage bagasenga. Ni ibintu nyine byagiye bibabaza inshuti n'abavandimwe b'uyu mugore cyangwa se abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abakunzi b'ibiganiro bya Mama Urwa Gasabo. Ni ibintu bitabashimishije kubona umunyamakuru bakorera ubuvugizi yatawe muri yombi. N'ayo makuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'u Rwanda, kuko uyu ni umunyamakuru wamamaye yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ni umunyamakuru ukunzwe bitewe n'inkuru akora, ukuntu ziba zikocukumburanye cyangwa se zikoranye ubuhanga. Izo nkuru ziri kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga, uko tubona amakuru ariko tuyakugezaho kandi tukayakugezaho mu ba mbere. Nimba uri mushyashya rero wibuke kureba hasi handitse subscribe maze wakande, kugira ngo izindi nkuru ndetse n'ibindi biganiro byacu utegura ujye ubibona kandi ubibone mu ba mbere.